respect kuri wahisemo kubana natwe umunsi ku munsi. Nyita Rutikura n'ingoga, nyita Green Sea, nyita Pola, Tarushenguza iminega, Cyogere mu nkuba, Rubabaza ababisha n'andi mazina menshi bya hatari. Ndashimira Imana ko yabasha kutugeza mu mwaka wa 2026 abaderukana kera ndabasuhuje. Wowe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo bya hatari. Hanyuma rero reka nanjye nsuhuza abantu banje guturuka mu burengerazuba, guturuka mu majyepfo, guturuka mu majyaruguru, guturuka aho rirasira ndetse no mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'abadiaspora intara ya gatandatu. Ubwo ngubwo na Afurika muri rusange ndetse n'umugabane w'Uburayi na Amerika, Australia, hose uzabona aya majwi, uzumva amajwi akabona n'amashusho azamenye ngo ndabemera bya hatari. Hanyuma rero nta kindi mbazaniye, mbazaniye ijambo rimwe, ijambo mbazaniye nta rindi. Batarusha umukire neza. Salama ndakwemera. Ya nta kindi nababwira, mbazaniye bageti y'umwaka kuntu ihagaze. Uyu mwaka nababwiye ngo mwebwe hitamo ubane nanjye usharinga ibiganiro byanjye, twuze subscribe igumbundi nanjye mbasukemo ikiziba cy'imiziki, ngenda nabavaniraho agahu kubyo mwagiye muhishwa, amarido ngenda nyavanaho kubera ko ngewe hari ibintu ngiye batazambeshya. Amateka y'ibintu twijanditsemo cyangwa twisanzemo guhera mu 2000 kugeza n'uyu munsi ndayafite, nta wundi uzababwira ni ngewe, kuko uzababwira wese hari igihe azayagobeka, kandi kugoreka amateka ni ikosa. So mumaze iminsi mwe mukona kuri imbeze rero sasa abajene banjye kabisa bikomeje kugorana. Uwo bita Pionika muramuzi, njye ni inshuti yanjye bya hatari, twagiye tujyana ibiganiro yawe ngo yamaje kwambuka. Ariko we ndibaza ikibazo kimwe, i Bugande niho hari ubuhungiro honyine abasaza. I Bugande niho hari ubuhungiro. Ibyo ngibyo ni biri muri showbiz. Ibiri muri showbiz. Bo yagoye ajyaga bivuga, kwanza nanjye yatangiye kubivuga ntakambabwira ni ntabwo ikibuga gihagaze neza. Mukanseka mukanyi mu mwanya, ndabivugiye kwa Bakti, bavuga ni uruganda ruri mu mwanda. Mbivugira kuri channel twa Special TV, bavuga ngo uruganda ruri mu mwanda. Mbivugira kuri Flash TV, bavuga ngo uruganda ruri mu mwanda. Nabivugiye kuri Baraka TV, bavuga ngo uruganda rurimo umwanda. Nimwigize mushaka kubyumva, we never know. Irerewe yanze kumeza ikiganiro, yagoyanga kuma ikiganiro, ariko byose ni iby'isi none amaje kumenya ko nunditse ko nta myaka ijana na kuri generation yacu nta muntu uzapfa kurenza imyaka ijana. Byagorana kabisa. Uko twakikomeza kose, uko twabigenza kose, imyaka ni yindi ntabwo yarenza akajana. Ubwo rero turimo turapfusa noheri ijana zonyine bro, zitume rwose njye nayo tureba n'ingwe nararekuye. Ariko mu by'ukuri uruganda rwo rurimo umwanda. Abavandimwe barirwa barira kuri za kamera mbireba, ntacyo narenze iki. Ariko ibyo nababwiye byose buke izagenda bisohora. Nabwo ngo uruganda rurimo umwanda mu ngo ndababeshya, kandi ko kumwanda urimo. Ugishaka kumenyekana abakobwa barakwitambika, waba ushaka kumenyekana abakobwa bakakwitambika. Nibaza ngo ese umuntu azahigira hehe? Ese mani mwumva aragahora ganze mwebwe. YouTube izavaho haze n'ibindi, haze n'izindi platform kandi zatangiye kuza. Ubu muri iyi minsi turimo kumva wenda nta handi umugati uri kuri n'ahandi hari umugati ari kuri YouTube, ariko igihe kizagera ibyo biveho haze izindi platform. Ubwo rero isi ni ngari, ishyamba ni rigari, muretse tugahiga twese nta kintu byaba bitwaye. Nta kibazo nka Pionika bagiye ati arakidekumanta avuga ngo ngajya mu butembere, ariko hari umuvandimwe murabe ati nyamara Onika ushatse washyiriye ku Karubanda abantu bakabyumva. Ubwo ejo nayo agazatuga ko ari mu butembere n'ibirangira. Abandi batari mu kubishyamo ubwenge bwinshi cyangwa se abatema gushyamo ubushobozi bwinshi barimo kwisanga i Madrid. Turavahe kameramani wagize kuza kumfasha iminota niba 10, sinshaka gutina imbere ya kamera. Umubwire tu ndahagarikiye aho ngaho. Nta nubwo munashyiramo n'ubushishozi ngo mugende mujye ku marimbi mubanze murebe abasore b'amaje abagaramye, abakobwa beza bahagaramye. Mani tukirwa duharasingana
kutuntu tw'ubusa n'ubundi imyaka itarenga n'ijana wallahi birababaje ariko birababaje kabisa uraka umuntu support akagira ngo n'ubuzima guhaye kandi support ntabiba binarenze ntabiba birenze rwose ko waheza umuntu support ariko nayo mwaka ukagira ngo rwose n'ubuzima kuremeye bw'ubuziraherezo akagutaranga kibuga sinzi industry nyarwanda sinzi ko imeze wana umuntu musaba collabo akayikwemerera ariko collabo kugira ngo ayiguhe hakazamo amaneza nk'icyatanu tuzabyita ikibura ubumwe n'urukundo mu muziki muri industry muri showbiz muri sanye nta burimo utitonze ndimo ndumva ngo haravugamo n'amarozi ubuse koko mani biragoye iby'industry biragoye sinzi icyo umuntu azabikora ariko biragoye tu biragoye ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza mbarabura abajene banjye bakibura n'uyu mwaka nawo ukuntu mbona utangiye ndabona utangiye ari amabara nta gashyashya twitegamo nta karimo pe nta gashyashya karimo ndabona ntazi ntabwo bye byicayura uyu duhereje inyuma n'abandi ndabona umwaka uzajya ameze nka 70 njye ntabwo ndaccessinga ko nagize 2026 njye ndumva ari 2025 kuko nta gishyashya ndabona nta gishyashya pe ngaba jene barimo kwishongora ngo bemezanyije nindakubwe ko muri isi hari umuntu wemeza undi ariko ko umuntu yemezwa n'ubuzima bwagwinditse ko ari bwo kwemeza ikindi cya kabiri kitwemeza cyo nacyo kintu Imana yashyize nkumva ndagikunze cyane ikintu cyitwa urupfu Mana warakoze kwashyize urupfu kabisa no munzana utiba uwazamure n'ugutazamura wa ufite aba subscribers utaba ufite ibizakuraho urupfu igihe n'ikigero uzacomoka ndibaza ngo umunsi mu Rwanda abonetse nka cano ifite nka sub ibihumbi nka sub miliyoni nka 15 nkuko ba Aisha Speed mbona bafite za miliyoni 48 zibakurikira avuga none nashabanze ibintu bizaba bigoranye tu uzajya ijya ku muntu usange ibintu ntaga kiri kuri rwa rwego ajya miliyoni y'aba subscribe ugasanga ni ibibazo wagiye ibihumbi 100 subscribe ugasanga ni ibibazo uramagara umunyamakuru wizi neza wo mu gace k'iwanyu ngo kageze i Kigali agatara katsaho gatoya ewana wamamaga akavuga ko yavukiye i Kigali abi Kigali akuri i Kigali ni umunya Kigali kandi umuzi reka ibyo tubireke ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza gusa namushaka kumenya igihishwe munkurikirane kandi mugerageze mwandike niba nabahaye ikiganiro kibi ni mubyandike niba nabahaye ikiganiro cyiza nabyo mubyandike mwandike comment kabisa subscribing nta kintu bigusaba sub nizo telefone yawe nta kintu twa telefone yawe ikindi cya kabiri ikiganiro cyo kitageje iminota 15 ukiyebye kikarangiye kigutwaye ikiganiro kitageje iminota 25 ukiyebye kikarangiye kigutwaye so I love you so much ndabemera byatari bucye umunsi ku munsi nzagenda mbahereza update kurikirana Emapola official niho hari imiziki mukomeze muyireba kurikirana Pola Vibe hari ibiganiro kurikirana Ubuganza TV show ibyo nabyo ni amacano yanjye yose ngomba kuzagenda mbahereza ukuri umunsi ku munsi I love you so much ndabakunda kandi ndabemera mbabuza ku mutima twagiye